Reka dukomeze n'inkuru yacu yitwa ubuzima bw'imvange. Iyi ni episode ya 9. Njye mukomeje kubana nitwa Wusiwusi. Eric yakomeje kumpatiriza ngo mubwire inzira ngiye gukoresha kugira ngo nigaruremo Diane. Nuko ndamubwira nti wowe iturize uzabibona. Kubera ko mu kigo amazi hari yashize igihe yarabuze, ubwo twajyaga kuvoma hanze y'ikigo ahantu mu misozi. Nigiriye inama ko ariyo nzira nziza yo kubonamo Diane. Eric namubwiye ko ngiye gukora ibishoboka byose Diane ntazongere kuvunika ajya kwivomera amazi, ko ari cyo gihe cyiza cyo kwigaragaza. Eric yarasetse cyane niko kumbwira ati se noneho birangiye ugiye kuba umugaragu we, ubwo se urumva iyo nzira yawe izakora? Naramubwiye ngo rero si ngombwa gucika intege ntaragerageza, ahubwo wowe icyo usabwa ni uko uzabimfashamo aho nzajya nkukenera. Ubwo ibyo njye nawe twabyumvikanyeho maze arabyemera. Umunsi umwe ari kuwa gatanu amasomo arangiye, twagiye kuvoma nk'ibisanzwe. Njye na Eric twagombaga kugenda mu b'imbere kugira ngo tuvome imbere y'abandi, nze kuboneraho uko nigaragaza imbere ya Diane. Twavomaga ahantu hasa nko mu gishanga. Turangije kuvoma hahise hakurikiraho abasore bigaga mu wa gatandatu n'abandi biganaga na Diane. Ubwo ba Diane nabo bari barimo bahagera. Diane nkimukubita amaso sinzi ahantu akantu k'ubwoba katurutse. Ndavuga nti ariko ngomba kwikuramo ubwoba nkigaragaza neza imbere ye. Naratekereje nti se ahari wenda muvomeye ryaba ari inota rya mbere ndiye. Ariko nyitekereza ibyo, umusore yigaga mu wa gatandatu yahise aza amufata ku rutugu amusekera. Sinzi ibyo bavuganye maze ahitamo akajerekani ajya kumuvomera. Ntababeye sinzi aho imbaraga zanjye zahise zijya. Numvishe ngizemo akantu k'ifuhe, nubwo ibyo ntacyo byari bimaze. Ubwo ibyo byararangiye, njye na Eric turizamukira, ariko numva mbabaye. Iryo joro naraye ntekereza ubundi buryo nzakoresha kugira ngo ngere ku ntego yanjye, bunkeraho ntasinziye na rimwe. Ariko nk'umuntu utaracikaga intege, nagombaga kugerageza andi mahirwe kandi nkagerageza kwikuramo ibintu by'ubwoba. Umunsi wakurikiyeho nabwo twagiye kuvoma, gusa kuri uwo munsi njye nta kivomesho najyanye. Intego yanjye yari uko ngomba gutaha nigaragaje neza imbere ya Diane. Inzira twanyuragamo dutaha zabaga zigoranye kubera ukuntu habaga haterera cyane. Diane wazamukanye n'abashuti be batera inkuru, bageze aho basa nkaho bamusize. Mu bigaragara yari yananiwe, imenya ataramenyereye ibintu byo kuzamuka imisozi. Yashyize akajerekani hasi ngo abanze aruhuke. Nanjye ubwo nari ndi hafi aho. Nahise ngenda mfata aka kajerekani ndamubwira nti reka nkwakire mutwaze bagenzi bawe batagusiga. Yabanje kubyanga arambwira ngo si ngombwa ko ntwaza kandi nta nubwo ndushye, nanjye ndakitwarira. Yari ukwihagararaho yerekana ko atarushye, ariko mu bigaragara yari yananiwe. Naramubwiye ngo aho kugira ngo usigare inyuma wenyine, ikiza ni uko waza tukagenda, tudasanga bafunze ikigo. Umukobwa yaremeye turagenda. Mu by'ukuri nabuze amagambo yo kumubwira. Twagendaga numva mfite isoni. Naje gutungwa no kumva mbajije ngo ese nawe twigana hariya mu kigo ko mbona ntakuzi? Bisa nkaho ako kanya yari afunguye ikiganiro hagati yanjye nawe, nubwo icyo kibazo yarambajije cyari kigayitse ku muntu nk'uwo nakundaga, ariko akaba ataranzi kandi mpamaze igihe kinini. Mu mutima nahise niyumvisha ko ibyo ndimo bitazakunda, ndetse numva ncitse intege, ariko sinava ku ntego yanjye. Nuko ndamubwira ati yego nanjye niga muri kiriya kigo, sinzi impamvu utanzi kandi ngiye nkuzi cyane. Yahise avuga ati njye ntabwo nkunda kumenyana n'abana biga muri Tronkom. Nimba ariho wiga wasanga ariyo mpamvu ntakumenya. Akimara kuvuga gutyo
numvise nsa nk'usebye, gusa ariko ndamubwira nti yego, wasanga ariyo mpamvu. Njye nitwa Samweli, niga mu mwaka wa 3, wenda hari ubwo nkwibwiye uramenya, kandi ndifuza ko wazamenyaho n'ibindi byinshi. Ubwo uko twakomezaga tugenda ni nako twagendaga dusatira kugera ku kigo. Eric wampingaga cyane yari yahagaze impande ya porutaye ngo arebe koko ko hari ikiri kujya mbere. Njye na Diane twamunyuzeho, njye na Diane turi kuganira, ndetse ubona Diane yishimye anaseka. Eric arikanga cyane, ariko nanjye ukumwiryaho Diane mpita mukura akanda kari kamuguye mu musatsi, maze nawe abibonye gutyo ahita atsekera arambwira ngo urakoze cyane. Tugeze aho twagombaga gutandukanira, namuhereje akajerekani ke maze aragenda. Nanjye nsigara numva wagira ngo niyongereyeho nk'ibiro nka 5. Numvaga igitego cya mbere ngitsinze. Amasomo yarakomeje, ndetse guhera uwo munsi buri uko nahuraga na Diane iransuhuzaga kandi ampaye ikiganza. Mu by'ukuri numvaga ari iby'agaciro kuri njye. Eric utaremeraga noneho yatangiye kwemera. Umunsi umwe ari muri weekend, Diane bisa nkaho yari ari gukora etude muri jaride yicaye wenyine. Ubwo nari nicaye mu ishuri ryanjye ariko mwitegeye neza, ndi kumwitegereza. Gusa we ntabwo yari azi ko ndi kumureba. Yari umukobwa mwiza, buri muhungu wese yakwifuza ko amubera umukunzi kimwe nanjye. Aho yari yicaye haje umuhungu ubona ko ntacyo atwaye, amwicara impande nyine nk'umuntu ugiye gutereta. Gusa ariko ukabona Diane ntabwo abyishimiye. Sinzi ibyo bavuganaga, ariko wabonaga ko ikiganiro kiri hagati yabo Diane atacyishimiye. Ubwo umuhungu yageze aho arigendera. Mu kanya gato haza undi nawe bigenda gutyo. Nanjye natangiye kuvuga nti se ubaye si yo mahirwe meza yo kuba namwegera nkamuvugisha. Numvaga ntazi uko nakwifata biramutse bigenze nk'uko abandi byagenze. Numvaga naba nsebye kandi mukunda. Byarangiye mpagurutse aho mu ishuri, nitwazaga agakayi k'imibare maze ngenda ngana aho yari yicaye. Ese uguze icyabaye ndi hafi kumugeraho? Sinzi uko yabuye amaso maze arambona. Nabanje kwikangamo, nzi ko agiye kunshihura, ariko natungwe no kumubona ari guseka, mbaza kugira ngo wenda n'undi muntu ari gusekera, ariko ndebye impande zose mbona nta wundi muntu uhari. Ubwo nahise numva ahamagaye mu ijwi riyuguruye ati Samweli, ngwino hano nkubwire. Nanjye mu kwijijisha ndavuga nti se ni njye uhamagaye? Nahise ngenda nicara impande ye maze ambaza amakuru yanjye ndayamubwira. Arambaza ati se wari ugiye he ko nabonaga uri kugenda? Nanjye ndamusubije nihuse ngo nari ngiye kureba umuntu ngo ansobanurire imibare, hari ikibazo cyananiye nshaka ko ansobanurira. Yarambwiye ngo wikwirirwa ujya gushaka umuntu ugusobanurira, zana hano ngusobanurire nta kibazo. Nabyumvishe vuba kubera ko n'ubundi ari cyo kintu nashakaga. Yaransobanuriye birarangira, ndetse numva ndanabikunze. Naramubajije nti se Diane, amakuru yawe? Ese umeze neza? Nawe ubwe yaratunguwe kumva mubajije ayo magambo, nuko arambwira ngo amakuru yanjye ni meza kandi meze neza. Kubera kumurana nawe umwanya, byageze aho numva ndamutinyutse, ntangira kumwisanzuraho. Twa tugambo twanjye twinshi turagaruka, ubundi mubwira udukuru twinshi dutandukanye, maze umukobwa ndamusetsa karahava. Twavuye aho numva ntashaka gutandukana nawe. Nyuma y'ibyo bamwe mu bahungu bakundaga Diane cyane batangiye kunyigiraho inshuti, ndetse bakanangurira ibyo nshaka. Ibyo nta kindi babikoreraga, babonaga njye na Diane duhuza. Ubwo bashakaga kugira ngo bajye bamuntumaho, gusa ntibari bazi ko nanjye namusariye. Ariko kubera ko nagaragaraga nk'umwana, ibyo ntibabitekerezaga. Bantumaga ari benshi, ariko nta n'umwe natumikiraga. Diane twakomeje kujya duhura kenshi,
ari nako tuganira cyane. Byasaga nkaho icyifuzo cyane cyo kumwigarurira ngenda nkigeraho. Ubwo ku ruhande rwa Diane nawe niko inshuti ze zabaga zimuseka zinamuserereza cyane, zimubwira ziti, ese Dia, kariya kana mukunda kuba muri kumwe muraziranye ko tubona udasiba guhura nako cyangwa karagutereta sha? Diane yabasubije yikanze cyane agira ati, ego ko nyagasani, ibaza akana kangana kuriya kanterese, ubwo byavurwa he? Gusa ariko nyine kariya kana ni agashuti kanjye, muzi ukuntu kagira umutima mwiza, noneho shaho kagira inkuru, nyine iyo ndi kumwe nako kangabanyiriza stress, karanganiriza kagatuma nseka. Bashuti be baramusetse cyane, niko kumubwira ngo, ese ubuze undi muntu muzima ufatika wajya ukugabanyiriza stress ku buryo zigabanyirizwa ku kana nka kariya? Uri umukobwa mwiza hano mu kigo, abasore beza bose baragukunda, baha amahirwe maze wumve uburyo stress zishirasha. Diane kubasubiza yababwiye ko nta gahunda afite yo gukundana n'abasore, ababwira ko icyamuzanye aho ari ukwiga. Baramusetse cyane maze bamusigaho barigendera. Umunsi umwe njye na Eric twaturutse ikigo tujya ahantu twakundaga kujya kurya udushyimbo na capati, ari na Eric ambwira amagambo menshi agira ati, mwana, narakwemeye kabisa, urye capati ushaka zose ndazishyura, uri umuntu w'umugabo. Namubajije impamvu ari gukora ibyo byose, arambwira ngo niwe muntu wenyine wabashije gufatisha uriya mukobwa Diane, buri muhungu wese wabigerageje yaramukatiye, ariko wowe bisa nkaho wagira ngo n'ubundi mwari musanzwe muziranye. Ahubwo se we murabimubwiye ko umukunda? Eric nahise mwemerera, mubwira ko Diane abizi kandi ko nawe yabyemeye. Ibyo nayimubwiye mu buryo bwo kumwiyemeraho, mu by'ukuri Diane ntabyo yari azi, ntabwo yari azi ko mukunda. Gusa ariko twavuye aho nafashe umwanzuro w'uko ninongera guhura nawe ngomba guhita mbimubwira. Agace k'uyu munsi naha tugasoreje, nizere ko tukiri kumwe no mu gace k'ubutaha. Njye mwari kumwe nitwa Wusi. Imana ibane nawe.